niga mu wa gatandatu papa wanjye yigeze kuguza ibihumbi 10 ndagira ngo mve umugabo uhembwa amamiliyari. Umugabo aravuga ati papa wanjye niga mu wa gatandatu yigeze kuguza ibihumbi 10 kubyishyura biramunanira. Wishyuzaga papa yajyaga aza buri cyumweru mu rugo kwishyuza agatuka papa nimba hari ikintu kibabaza umubyeyi kuba bari kumwishyuza umwana we yumva muze kutishyura ari 500 ari kuri botike ya yasaboneje ubundi wafashe umwana wawe akumva birababaza. Sasa umugabo bazaga kumutuka nicyo kintu kimubaza yarakize ubuntu umukiri ukomeye ariko abayibuka ukuntu bazaga kwishyuza se watwaye ideni uzi kutazashyishyura ute wambwira gukwezi none yashize umwaka utaranyishyura ibihumbi 10 byanjye uzishyura ute winsekera se ndi kugusomera ese nta n'isoni ugira umwana kumva papa we bari kumutuka bamubwira ati shyura none uzi baje kubasohora mu nzu mwabuza y'ubukode bakabasohorana n'umwana n'icyo kuntu papa basebye ubundi umwana bagomba kubazi ko papa avuna dore umwana yarabyumvaga muvandi twicyaye nta cyayi cyawe nshaka namushaka kunyakira buri yonje kwishyuza munyihesha icyayi kugira ngo munsubizeyo ese wavutse uri umuntu ko nta jambo wumva ubundi washakaga umugore n'umwana n'iki uje kubashyira muri ubu buzima bw'amafuti uguze ubuhumbi 10 utari ubasha no kubwishyura ababyeyi do baribaga umwana ariko uzi kuba muri ababyeyi umugabo mugenzi wawe akakwishyuza kuri ati ibihumbi 10 byanjye wambwa we y'umugabo byakoraniye umwana wawe yumva sha umwana yarabyumvaga karira. Mama wanjye umunsi yambonaga gutyo yagize ubwo baravuga ati buri kuriya mugabo azageza kwishyuza tuzajya duhereza abaturanyi badukingira inzu nyine bigaragare ko twagiye mbega n'ingufuri bayishyira imbere tukihisha turi mu nzu wumvisha ariko ati ubwo buri cyumweru bazaga kutwishyuza umuturanyi twamaga ingufuri akadukingirana mu nzu uje kwishyuza akavuga ati buno bagiye ntabahari wumve ni ikibazo aya mafaranga yose ya mamiliyari ninjiza nubwo nyatunze mba nyumva bwa buribwe bw'ibihumbi 10 papa wanjye yananirwaga kwishyura.